bakunze ikiganiro Sanga Yesu Akuruhure amahoro. Tugeze muri mwanya mwiza wo kuganira. Turaganira ku ijambo ry'Imana ariko nanone tuganira kwitigira amagara mazima cyangwa uniform ya sport. Forum na sport. Kuri iki kiganiro bwa mbere uba muri club yitwa Ngwino nawe no kuvuga ngo waza. Kandi hano urabona logo ya Komite Olympique, turabafatanya ibikorwa na Komite Olympique, ndetse hari igihe mba nambaye uniforme ya Ibyiza Alliance bariya bita ku ndwara zitandura, bagiye bapima igihe habaye Car Free Day. Ubwo rero mba nambaye gutya iyo ngamije gukangurira buri wese kutugira amagara mazima, ngira mbabwire ko imyitozo ngororamubiri, mbibutse ko imyitozo ngororamubiri ari ibanga ry'amagara mazima, kandi ntagomba ngo we muri club runaka, ntagomba ngo ujye kuriha muri ahantu hadiha, kuko ushatse bagenda mu muhanda, mugenda mu muhanda nta muntu baca amafaranga rwose, wakwipanga mu gihe runaka n'wagenda tubitekereza cyangwa ugenda usenga n'umunyamasengesho, ariko rwose imyitozo ngororamubiri ni ibanga ry'amagara mazima. Imana imufashe rero kumva icyo kintu rwose. Rero ko dukomeza, reka dusenge. Degura ku Mana ishobora byose, turagushima, tugushimiye ko uri Imana itwitaho, Imana ituyobora mu byo dukora, uri Imana idushakira ibyiza. Mana tugushimiye n'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuvuge ibidufasha, ari njye uvuga n'ukurikiye twese dufashizwe imbere yawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero turavuga ku kintu ibyiza by'ishuri. Maze iminsi wa gatatu ubungubu mvuga ku ibyo kwitugira amagara mazima, uretse ko ari ibiganiro biba byaratambutse kera binyuranye bijyanye no kwitugira amagara mazima, ariko mvuga ku mboga. Ubuheruka navuze ku byiza bya dodo, imboga za dodo. Hari umuntu abwiraga uyu mahanga dodo ni iki? Ni mbwija. Twarazibonye ishusho yabyo, bishyiraho twatekereho n'amashusho. Mbere yaho rero hari habanje twabonye ibyiza bya gombo. Gombo nayo nziza cyane, ni cya kindi mu Rwanda ntabwo kera cyari gihari, ariko kirahari, kirarenguka n'iyo muzabona amashusho ku batakizi, ariko nacyo gifite byiza cyane. Umunsi rero tugiye kuganira kuri shu. Byiza bya shu nabwo muraza gutangara cyane ukuntu ari byiza cyane. Ndakuvuga no kundira muri biza rero ku bintu byoroshye kubona rwose dufite ku masoko yacu. Ishu ndaboneka hose mu bitaro byose byo mu Rwanda, ntabwo ihenda. Ifu y'amagara atanyuza yahaza abantu banke bashaka kubanga no n'imisiri. Ubwo rwose ndagusaba kugira ngo uze gukurikirana kugira ngo ugire icyo wunguka muri kiganiro. Mbere rero ko tujya ku byiza bya shu, rero tubanze dusome ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryo ridufasha muri ibi byose mbavuga bijyanye no kwitugira amagara mazima. Haravuga ati ibintu by'Imana, Imana ishaka ko imibanire yacu nayo yamera neza, ariko iby'umubiri rwose ntabwo byitayeho, ntabwo Imana imibiri yacu yitayeho. Kimenyimenyi Yesu yakizaga indwara akiri ku isi. Twabonye amasomo atubwira ngo Pawulo hari aho yanditse mu Batesalonike, yandikira Abatesalonike ba mbere Abatesalonike igice cya 5:24 avuga ati ndashaka imbere yitaho umugayo mwe mutunganye rwose by'umwuka n'iby'umubiri n'iby'ubugingo byose bitungana, ati bitazagerwaho umugayo wese Kristo azaza. N'urwa gatatu rwa Yohana igice rwa 2 yaravuze ati ndashaka kugubwa neza kwa mutaraga mu amagara mazima. Ubushe twabonye ko turi insengero za Mwuka Wera. Paulo aho ngaho ni nanone ni Paulo ubivuga ko turi insengero za Mwuka Wera, aturutse mu rusengero rw'Imana. Rero Imana nawe izamutsemba. Nabwo mu rusengero niba uzi ibintu bigwangiza umubiri yacu, ko ati imibiri yanyu ni insengero za Mwuka Wera uri muri mwe. Niba rero nangiza uyu mubiri nkabanza ikintu cyawica, uvuga ngo bankoze icyaha rwose bibi cyane. Paulo yabisubiyemo mu Bakorinto igice cya 3 n'igice cya 16, ntabwo twasubiramo. Uyu munsi rero ndayambabwira ngo mbazabwire ngo Imana ishaka ko tunezerwa. Ntabwo wanezerwa rero uri muri orororo, ntabwo bishoboka. Kandi none warabyikururiye uvuga uti yo mbimenya rwose, iyo mbimenya, iyo mva inama. Nigeze kujya ahantu rimwe nkiri mu kazi, noneho nakoraga mu cyiciro cy'ubuzima, imyaka 2 nakoze mu cyiciro cy'ubuzima, barimo guhugura abantu n'ibintu bijyanye no kunywa amazi.
n'ibindi bijyanye byo kwirwamo no kunywa amazi akwiye. Umugore umwe aramubwira ati rwose turangiye ati rwose ati abantu dukorana baragambira ngo nywe amazi ati ntabisubira ngo yasinya kunda ati narwaye impyiko ati narwaye impyiko ati numva inama zabo nawe nshuti yanjye inama rero ubumva rwose uyuzikira mu bikorwa nta mafaranga bibaka ngo wasanga n'amafaranga agabanuka kuko nk'amazi ahindutse kurenza fanta cyangwa jus zirimo isukari byose. Rero mu by'ukuri rwose inama tukugira nuko tugukunda dushaka ko waneze ufite amagara mazima. Reka nasubire mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 16 umurongo wa 24 n'amagambo Yesu yivugiye aravuga ati kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Ntabwo mu by'umunezero wawe wakuzura mbese ikintu gitanga amahoro bwa mbere kugira Yesu umutima wawe yarakubariye ibyaha umwana w'Imana wanditswe mu ijuru kano waratangiye guhindurwa mu ijuru ufite amahoro rwose kugira amahoro mu munezero. Ariko noneho urwaye uramutse utaka cyane cyane gutinya byiteke gihe urumva ntabwo wanezerwa byuzuye uri ororo urabitaka cyangwa uri mu buriri. Aha rero ni Yesu yivugira. Pawulo nawe mu rwandiko yandikiye Abafilipo igice cya 4 umurongo wa 4 uru rwandiko nubwo Pawulo yarwanditse ari muri gereza ariko bajya barwita urwandiko rw'ibyishimo by'umunezero kuko akunda kwisura ati mwishimye munezerwe. Hano n'uvuga ukuntu kanavuga kandi muri gereza mujye mwishimira mu mwanya wacu iminsi yose. Yewe nongeye kwivuga nti mwishimye. Haleluya. Imana ishaka ko twishima ko tunezerwa. Ntabwo yaturemeye ngo duhere tubabaroya bose muri isi bibazo dushobora kunezerwa birashoboka muri Yesu ariko natwe twabigizemo uruhare. Reka rutore no muri Zaburi musizano rya kera rero muri Zaburi umunyazaburi yarabyanditse. Reka ture muri Zaburi 118 umurongo wa 24 Zaburi 118 reka nisome umurongo wa 24 aravuga ngo uyu ni wo munsi w'iteka yaremye. Ese umunsi urimo turawushimiramo turawunezererwamo. Nezerwa gira uruhare mu munezero wawe ko ibyatuma udahora uganya. Mu by'ukuri kuri iyi si hari byatumurira abavyo tubashaka kureba ibintu bitumarira we yahera mu gitondo arira akageza nimugora agahora aganya we ati kuko biba bihari. N'ubu waba umeze neza ariko abakuzengurutse hari abantu barimo bapfushije, hari abantu bari mu bitaro, hari ingo zirimo gusenyuka, hari abana bananiranye. Ibyo byose turabisengera ariko ntabwo biza ngo bintsikamire bimbuza uko bishyira Yesu ari ati mwese abishyira bari mu musaraba. Ushatse rero wabireba ariko kuyavuganye ukabishyira ubishyira ariko ntushatse kunezerwa n'ubari imigisha y'Imana aho Imana ndagushimira ko mpumeka, ndagushimira ko ntambuka, ndagushimira ko ndeba, ndagushimira ko wampaye agakiza ku buntu none ukanezerwa. Donc umunsi Imana iguhaye uracyahumeka. Harabagiye, harabakwiswe n'impanuka, harabari mu bapfumu, we ntabwo uri mu bapfumu. Ndagira ngo ubwire inshuti yanjye ngo uyu munsi n'umunsi Imana yaguhaye unezerwemo ariko ugira uruhare mu kunezerwamo kwawe ukora ibyo ugomba gukora wumvira inama bakugira nubwo zaba zitajyanye n'imibanire yawe n'Imana ariko nabyo bifite uburyo runaka ariko ujyanye no kwitungira umubiri kuko umuntu agizwe n'ibice bitatu kandi byose Imana ibyitayeho. Agizwe n'umubiri tureba, agizwe n'iby'ubugingo, agizwe n'iby'imibanire n'Imana. Imana ikirema umuntu yamuhaye ibimera biryo yamuhaye. Reka turebe mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29 haravuga ngo kandi Imana yarabibwira iti reka 27 nako reka musome Itangiriro igice cya mbere mbere ku 24 igice no 29. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana ati ibintu byose mubitware. Kandi 29 cyane kandi Imana irabwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Full stop. Ntabwo yongeye ngo murye no. Imana yakire mu muntu yamuhaye ibimera. Tubona ko nyuma y'umwuzure igihe
mu itangiriro n'ubundi igice cya 9 ubwo Imana yavuze ati abantu bigize nabi barinononye bagiye kubarimbura, cyavuze umugabo witwaga Nowa niwe ngo ari umuntu mwiza akiranukaga. Imana yambwiye ati rero wowe ibarize inguge ushyiremo abana bawe bafite abahungu 3 n'abagore babo, noneho abandi bose ngiye kubarimbura. Niko byabaye, abantu babyumva, abantu niko byabaye. Nyuma rero y'umwuzure kuko ibintu byari byarangiritse, we nta bimera gihari, nibwo Imana yabwiye none muti murye inyama, murye birya bindi. Ubwo nawe twabisoma mu itangiriro igice cya 9, kuko nkunda kumenya ariko mbereye no kujambo ry'Imana. Igice cya 9 umurongo wa 3 ntavuga ngo ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba byo kurya byanyu, bibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Nagira ngo nanabwire kandi ko abashakashatsi berekanye ubushakashatsi mu ngoro Bibiliya tuyishyize bane turi no ubushakashatsi bwerekana ko kurya ibimera birya bivuye mu murima, imbuto, imboga cyangwa ibijumba, ibishyimbo, birya byose bimera biba byahinzwe bikava mu murima cyangwa mu gasozi, nibyo byiza mu mubiri w'umuntu. Ibyo rwose ntawabijyaho impaka, abantu bose barabizi ko ariko bimeze. Inyama rero, inyama n'ibirya byose biva ku matungo, ikibazo kinari cyane muri iyi minsi ya nyuma, kuko uko isi igenda isaza niko navuga, ariko ibintu bigenda bimera nabi. Ngaho usanga inka zisigaye zirwara cyane kubera nk'ahantu dufite igihugu gito, cyangwa n'ahandi usanga ziri ahantu zitagenda ngo zijye kurisha ku gasozi, ntabwo zikora imyitozo niko navuga, ntabwo nabyita imyitozo, zaragendaga zikurisha zigakora imyitozo zigenda zihumuye ku mwuka mwiza, hari igihe ziba zifungiranye ahantu zikarwara. Rero zarwara bakazitera inshinge, bakaziha imiti, noneho ya mata zakamwaga, za nyama zikaba zagiyemo imiti, ugasanga rero akenshi ibintu bikomoka ku matungo muri iyi minsi ntabwo bimeze neza. Ibyo ni ubushakashatsi bwose, ku buryo bemeza ko abazi kwitinyira amagara mazima bemeza ko indyo nziza n'indyo ishingiye ku bimera. Yesu ibimera hari igihe babijyana mu nganda cyangwa bakabikaranga, niba ikirayi cyameze byiza ku kirya cyangwa ikijumba, ariko niba Yesu hari igihe hari abari mu ifumbire urumva nyine ibintu bigenda bimera nabi. Ibyo ntabwo twabwira byose byarangiza, ariko reka tuvuge ngo ikimera noneho ikijumba uragikuye cyangwa ikiraro uragikuye ukigize ifiriti, bya mavuta hari ukuntu byangiza. Ntabwo aricyo tugambira, ariko ndagira amabwire ngo nubwo ibimera ni byiza, ariko hari igihe abana b'abantu babyica cyangwa bakabijyana mu nganda. Ushobora rero hano njye mubwire ngo ushobora kutavuga ngo bya bindi biva ku matungo urabiriye, ariko noneho wanamaze ubundi biva mu matungo ko nka poroteyine ntabwo umubiri wazikeneye, inyinshi ziva mu matungo. Hari iyo mpamvu ati rero njyewe biriya biva ku matungo ndabiretse, ariko umubiri ugakenera poroteyine. Icyo gihe ukwiye kubanza ukanatekereza neza, ukabaza neza, ukamenya ibyo ukwiye kurya bisimbura bya bindi. Naho kuko umuntu akwiye kurya indyo yuzuye, hari imbuto n'imboga ni ingenzi cyane, hari ibinyampeke, hari ibinyabijumba, hari utubuto, hari biriya bya natsi cya kintu gisa n'ikinyobwa kimwe mu binyobwa ariko runini mu Rwanda ntabwo byihaga, ariko bisigaye bihari bita natsi. Ni utubuto duto cyane twitwa nka za sezame, ngira ngo abanyarwanda benshi barazizi, cyane mu byinshi za chia seed. Byose ni ibintu by'ingenzi byagufasha kuba ufite ibyangombwa bigufasha ufata ibyo ngibyo, dore imbuto, imboga, ibinyampeke byuzuye, ariko ibinyampeke batavanyemo bimwe by'ingenzi. Reka ntange urugero rw'ibigori. Ibigori hari igihe bavanamo mbese kawunga, burya hari ibyo bavanyemo, ariko ufashe ibigori ukabisya binyuranye na kawunga. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire ko ndatinda cyane ku bimera. Indyo nziza niyo itarimo bya bindi by'amatungo. Bien sûr wamenya neza niba mu mubiri wawe nta kiburamo, ukamenya uko ugira ukarya nk'amagi rimwe na rimwe, ariko mu by'ukuri hano ndagira ngo mbabwire impamvu ni gutinda ku bimera sininde ku bindi. Reka noneho tujye ku ishu. Ifu n'izindi mboga nyinshi tumaze kubona, n'izindi nyinshi harimo amavitamini menshi, ntabwo ariko n'amavitamini harimo n'ibindi.
ariko reka mbere ku kintu yenda utaruzi kandi cy'ingenzi cyane abantu barwara igifu, barwara igifu bose bakaba bafite ibisebe ku gifu bababara. Nabonye abantu bakize igifu kuko banyoye jus ya y'ishu. Ishu ifite ubushobozi bwo gukiza ibisebe by'umwihariko rwose. Umuntu akaba afite ibisebe ku gifu ariko jus y'ishu ikakiza igihe muzagerageza muri barwara igifu muzambwira. Narabibonye rwose. Shu rero ifite vitamini A nyinshi. Vitamini A ifasha uruhu ukagira uruhu rwiza, ukagira amagufa meza akomeye no kureba n'amaso yawe akareba neza. Shu kandi habamo fibre nyinshi cyangwa ibikatsi byinshi byatuma rero utanakongera ibiro byinshi. Ibyo bikatsi bituma utagira constipation cyangwa impatwe. Shu rero ni ikintu cyiza cyatuma nyine ibiryo bitambuka neza mu mubiri. Shu igabanya cholesterol, bya bivuta bibi. Bya bivuta bibi bigenda bikajya mu mitsi bikaba byagutera umuvuduko ukabije w'amaraso kubera ko amaraso aba atagenda neza ngo atambuke byihuse, harimo bya bindi. Ubwo rero bikaba byagutera byakurinda indwara. Donc shu yakurinda indwara z'umutima na za kanseri, biriya byose byakurinda rwose. Shu kandi kubera vitamini C nyinshi irimo, harimo vitamini C nyinshi cyane. Navuga amavitamini menshi cyane arimo, nubwo harimo n'izindi ku ruhare, harimo vitamini C nyinshi, harimo na vitamini K nyinshi. Reka tubanze tuvuge kuri vitamini C. Vitamini C yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Harimo antioxidant. Antioxidant nakonje kubivuga kuko ari muri gombo, ari no muri dodo, habamo antioxidant nyinshi. Antioxidant rero ndongera mbabwire ngo nubwo murabaye ikiganiro cya mbere twabonye ko ari ibintu ni ibintu byiza. Sidabona izina mu Kinyarwanda n'abaje n'abandi bararibona, ariko rirwanya uburozi tuba twifitemo mu mubiri bwaturutse ku myuka mibi duhumeka, niba unywa itabi, niba byari byose n'ibifumbire, bya bintu byose bituzamo bigatuma bitwa free radicals cyangwa radical libre. Donc biba biturimo rero kubera ibyo bintu ushobora kutanywa itabi ariko uri ahantu hari inganda. Mu mujyi hashobora kuba hari ahantu hari inganda cyangwa utwa zitambuka cyangwa ibyo birimo ibifumbire. Ibyo byose rero icyo gihe rero biba biturimo izo free radicals, uburozi uburozi bigatuma turemangingo tunakora nabi, tukaba twarwana kanseri, byatanga kanseri n'izindi ndwara. Ubwo rero ubwo burozi antioxidant ziba mu ishu ziraza zikarwanya ibyo burozi buba buturimo. Ni ingenzi cyane rero rwose kuvuga ngo urafata amashu, kandi ishu ziri hose rwose. Vitamini K rero yo ituma ubwonko bukora neza. Ubwonko bukora neza. Vitamini K kandi nabyo ko harimo vitamini C nyinshi na vitamini K nyinshi, ugereranyije na nyinshi, uburyo bintu birimo byinshi cyane bituma amaraso avura neza. Iyo umuntu akomeretse amaraso agava amaraso akageraho akavura bigahagarara. Utagize rero vitamini, hari igihe abantu bafite ikibazo cya nta vitamini K bafite n'ubwo bakakomeza bakava amaraso, ariko vitamini K ituma wakomereka ariko amaraso akavura nyine ntukomeze kuva amaraso. Ndumva rero mu by'ukuri yenda narekera aho ngaho, ariko navuga ko na vitamini K nanone ifasha ubwonko bugakora neza. Ko umuntu agenda akura niko umuntu agenda yibagirwa. Si bose. Nk'umukecuru wanjye yapfuye afite 85 ariko nta bintu yibagirwa. Yaragize Imana rwose, ibintu byose nabonaga byibuka. Naho ngewe kandi afite imyaka ndibagirwa na kera kose ngenda. Uko rero no ngenda nkura ariko ngenda nibagirwa kurenza. Uko umuntu agenda akura niko beterwa n'ukuntu ameze n'ubuzima yenda abayeho n'icyo, ariko ubusanzwe umuntu agenda akura imyaka niko agenda nibagirwa kubyo agira akazarwara ya ndwara bita Alzheimer.
uranyumva neza, ariko indwara kwibagirwa mu bana bawe nagira kwibagirwa abana bakagirwa abagabo babo. Ariko rero ukuntu ubwo rero vitamine K ifasha ubwonko, imitsi y'ubwonko noneho ubwonko bwakora neza. Nshuti yanjye rero reka ndekeraho, iyo mvuze birahagije, ariko nagira ngo ubwire ngo shu hari ubwoko navuga butatu bw'ingenzi bwa shu. Hari shu y'umweru iriya tumenyereye, iriya shu twese tuzi ifite ibibabi byinshi byerekeranye, ariko hari na shu fleur imeze nka ni nk'igiti kimwe kizamuka urayibona ku ishusho uko imeze. Ariko hakaba na shu itukura. Shu itukura rero nayo murayibona ku ishusho, ifite biriya byose navuze muri shu isanzwe. Mu ishu itukura birimo byinshi kurenza muri shu y'umweru. Icyo ni ikintu umuntu akwiye kumenya. Donc ishu itukura waba ufite bikugira akamaro cyane kurenza ishu y'umweru. Nshuti yanjye rero reka ndekeraho, ariko nagira ngo ubwire ndangiza ngo reka nsome n'ubundi nsuhereze ku ijambo ry'Imana ritubwira muri ndasoma mu amagambo yanditswe n'umuhanuzi Yoseya mu gitabo mu gice cya 4 umurongo wa 6. Haravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Reka mbabwire ibi by'umutambyi reka tubyihoreye. Ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Nshuti yanjye ko amagara asesekara ntayorwe, kuko kuki utakumva inama ugirwa ukabutirikana itungira amagara mazima. Njye ngenda mu muhanda bamwe bose bazajya bamwirungana niba ngenda mu muhanda bigutwaye iki? Nase gutwaye iki iri tukubwira ukoze uko ushoboye ukabikora. Kandi iyo mwibutse nshuti yanjye ko imbuto n'imboga habamo vitamine itetse zirapfa. Uko ugenda uteka imboga zigashya, shuka iteka igashya we ngo kararyoshye nashyizemo bya bintu vitamine wazibanyemo. Bishobotse salade y'ishu ya salade bambe salade y'ishu rwose ukayikata ya salade y'ishu bibaho, cyangwa karuga kwita gake ukayivanyeho, ariko ukagutirika izi nama wagira nzi naho ubundi ugasanga aho kugira ngo wirinde indwara ahubwo urimo kurya ibintu bitera indwara. Ikindi kandi reka nanone turebe umurongo wariya muri Yakobo, urwandiko rwa Yakobo yanditse intumwa ya Yesu igice cya 4:17. Ntabwo tuzi ni ukuzi gukora neza ntabikore mu mubiri cyane. Nshuti yanjye rero nkwibutse nsoza ko uyu mubiri ni impano y'Imana. Imana yampaye kugira ngo nyikorere, ariko ngomba kwitaho. Ntabwo ngomba kuvuga ngo oya. Bose ndagusabira kugira ngo inama wumva zigufashe. Ndakunda kubwira abantu ngo niba ndi muzima umva nta n'ikintu cy'umutwe mfite, icyambere ni Imana, ni uburyo Imana yangiriye, ariko nanjye mbigiramo uruhare. Ibyo inama numvise nkazishyira mu bikorwa nkagenda nemye numva ndi muzima. Nshuti yanjye nanjye ndakwifuza kugira amagara mazima, kandi rwose hamwe n'ufashwa n'Imana byashoboka. Reka dusenge dusoza. Mana nzira mu cyubahiro, tugushimiye ko ijambo ryawe ari ukuri, kandi tugushimiye ko waduhaye inama nziza. Abashakashatsi bagakora ubushakashatsi tukamenya ibi byose byiza by'ibyaremwe. Papa, umuntu wakora iki kiganiro kugira ngo ahe agaciro itungira amagara mazima, bisabye mu izina rya Yesu. Amen.